Yose ashimwe. Uyu munsi turasoma mu Itangiriro igice cya 6, turasanga umutwe w'amagambo uvuga ngo abantu bahinduka babi cyane. Abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa, abana b'Imana bari abakobwa b'abana ari beza, barongoramo bo batoranyije bose. Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye nazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Muri iyo minsi abantu barebare banini bari bari mu isi. No mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu, babyarana n'abo bana, ari bo za ntwari za kera zari ibirangirire. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda umutima. Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye mbatsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Uru ni rwo rubyaro rwa Nowa. Nowa yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye. Nowa yagendanaga n'Imana, kandi yabyaye abahungu 3, Shemu na Hamu na Yafeti. Kandi isi yari yononekaye mu maso y'Imana, yuzuye urugomo. Imana ireba isi ibona yuko yononekaye, kuko abafite umubiri bose bari bononye ingeso zabo mu isi. Imana itegeka Nowa kubaza inguge. Imana ibwira Nowa iti, iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo. Dore nzabarimburana n'isi. Nuko rero wibarize inguge mu giti cyitwa gofero, ugabanyemo ibyumba, uyihome ubushishi imbere n'inyuma, uyibaze utya. Uburebure bw'umurambaro bw'iyo nguge bube mikono 300, ubugari bwayo bube mikono 50, uburebure bw'igihagararo bwayo bube mikono 30. Kandi uzacemo idirishya, rizaba irya mukono umwe. Nuyirangiza hejuru, umuryango w'inguge uzawushyire mu rubavu rwayo, uzayishyiremo amazu. Iyo hasi n'iya kabiri, hejuru yayo n'iya gatatu. Nanjye dore nzazana umwuzure w'amazi mu isi, urimbura ibifite umubiri byose biri mu mwuka w'ubugingo, ubitsembe hasi y'ijuru. Ibiri mu isi byose bipfe, ariko nzakomeza isezerano ryanjye nawe. Uzinjirane muri iyo nguge n'abana bawe n'umugore wawe n'abakazana bawe, kandi mu moko yose y'ibibaho bifite umubiri byose uzinjize muri iyo nguge 2, ngo birokorane nawe, bizaba ikigabo n'ikigore. Mu nyoni no mu bisiga nk'uko amoko yabyo ari, no mu matungo nk'uko amoko yayo ari, mu bikuruka hasi byose nk'uko amoko yabyo ari. 2 byo mu moko yose bizaza aho uri, kugira ngo ubirokore, kandi aho uri bizaza aho uri kugira ngo ubirokore. Kandi uzijyanire mu biribwa byose, ubyihunikire, bizabe byo kubatunga n'ibyo muri kumwe. Nowa agenza atyo, ibyo Imana yamutegetse byose aba ari byo akora. Mwakire neza ijambo ry'Imana.